kumwe n'abagara Fred meneka ha meneka pa gahagarara man ubwo uranyishe ngo iki yashizemo mbwira nyine ko yashize cyarimo none atwanye beneko we atfu rango muri kubyibonera ha he sha umva haracu wambaye kabisa ntago byoroshye uraje tubwira izo maji rero sasa uraje tubwira ahantu izo mbaraga ziva ndi kubibona zikureho cyanzirekereho iyo ni comedy go banzana kanje kaba agapipi kanje ka kabiri ari ikindi sawa Kambashimire mwese mwakoze subscribe urukundo rwanyu turarubashimira. Big up to yourself. My name is Ange. Hanyuma rero wowe wakoze subscribe ndagushimira. Hanyuma nawe utarayikora niwo mwanya mwiza kugira ngo uyikore. Nkuko muri kubibona ndi kumwe n'umugabo. Narababwiye ngo nzabazanira abantu bagiye batandukanye. Uyu muntu se ushobora kwibaza ati se no mu byukuri ari gukora iki? Salama umusa. Yes. Yego mama ngende umusportifu nkora ikintu gitandukanye. Amakuru yawe ni meza ma ndakubona umeze neza. Umva nta kundi rwose n'uburyohe ugiye cy'u Rwanda ndacyaronda humeka nabo nawe ugihumeka nibyo bya mbere. Uri n'umuhanzi. Ndi umuhanzi kandi nkaba n'umusportifu. Hanyuma rero tugusanze hano urimo mbwira ngo urarenze ndagira ngo unyemeze. Ngiye nkwemeze ngiye kwemeza ko byose bishoboka ku buryo n'ikiringi utazongera bwati ura mu rugo wituninya nguraniro ari kungunjyane mu ijuru. Oya ntago terura nguterura se ni break down se kare break what break down ni iki break down? Break down ni ya modoka itwara imodoka zindi aguriyo kandi ntabwo ndiyo wanyurije wakabonye ariko ubusa udashatse ukorera siporo he musa. Ngewe siporo zanjye ngewe nazigiye mu Gatenga ariko mu yanyizi kwa ko ngenda mbyiruka ngenda nkura ariko imikino ntago nayibagiye ndacyayikora. Hanyuma rero watubwiye ngo ufite udushya n'utundi tw'ubuntu tugiye kureba utwo dushya n'utuhe abantu bari gukujyana yawe TV muri aka kanya bashobora kwibaza utwo dushya n'utuhe. Udushya nkubwira haragufata intebe urabona zirantebe urazireba izi ntebe uko zingana ni nyinshi cyane ndazifata nzishyira ku zuru ntago zivaho. Urambeshya aho tujye tubwizanya ukuri ibyo uri kumbwira nibyo ku zuru cyangwa ni bimwe byawe kugira ngo ubyemere neza nifite amaguru ane ndazifata akaguru kamwe kajya ku zuru nzire kure zigumeho zose se man zose kwa ujumura twagiye nta gutinzamo man gira ngo muri kubyibonera ha he sha umva haracu wambaye kabisa ntago byoroshye uraje tubwira izo maji rero sasa uraje tubwira ahantu izo mbaraga ziva ndi kubibona zikureho cyanzirekereho hanyuma rero ngira ngo mwabyibone egera hino umusa egera hino tuganire ndashaka ko mbwira ngo ibyo bintu bikora ute ubikora ute ko mbona binandenze ibyo binango nabishobora urambwira ngo ni impano yanjye imana yamaye kuma ino mano iyi mano nkuko umubyeyi yabyara umwana baca umugani mu Kinyarwanda ngo umwana wa Samusi yavukanye iki isunzu ni papa yari umusportifu urumva nanjye nkunda sportifu. Urakoze cyane. Hanyuma rero kuri ufashe intebe nyinshi abantu wese bari kureba bakahita batangara bakavuga ati ese ibi bintu umuntu abikora ate intebe uko ari kuzifata akashyira ku zuru ntago bimubabaza umusangiye ndagira ngo mbwize ukuri nta kubeshyanye ntago uri kubabara ku zuru ngamabosha wowe ko ufata uri umunyamakuru wacu ukaba ufite mikrofone kuki utazana amabavu yaje urega mikrofone iroroshye birakurusha nawe ko na mikrofone nayishyira ku zuru bigakunda umva none se nimba bitashoboka umubwiye ko akazi kenshi na akazi katarushya hanyuma rero agashya ka kabiri abantu bafite amatsiko wa musaza ararenze mubeshye se man na utufata Chess man ngaho twagiye ku gashya ka kabiri
rero n'ingofero yanjye ndayishyira kuziragarare nyibwira nijya mu mutwe irazamuka yambika ikigaragara no kuza kuntwara nanjye ariko nta n'ikibazo niyo waba uwa kabiri ese oke twagiye agashya ka kabiri twagiye ha ingofero yanjye ndi kumwe na mushiki wanjye jya mu mutwe gatijyemo nta mikino ariko umusoma ubwibyo gisi nabishobora nanjye nguhereza ubikore ongera ubwire igaruke igaruke ku zuru se byashoboka ahubwo ndasubira mu mwuga muzabisubize ruranda subiramo turebe njye ntabwo mbibona uri kutwiba ndi kukwiba twiba reka twagiye dore ingofero yanjye iri kumwe na mushiki wanjye ndaguye ngo tujya mu mutwe gatijyamo kunama nako kurarama kunama birebe se ngaho reka ndabona uri kunyiba pe jya mu mutwe ubusa ndunamye aha uranyemeje hanyuma umusa tugiye kuri nuze ya gatatu agakintu ushaka kandi gakomeye iby'amazi rero amazi arameneka njye ngo agarahagarare hari undi muntu ugiye kubikorana arajya mfata ku mupira yabwire ameneke navuga ngo agarahagarare tureshyira hese zana amazi hano sha umva shaho kata inyuma gutya kata gutya uhagarara hano uyu muntu muramureba sanzaniye amazi nubwo ari umugenzi simuzi ariko arajya yabwira ngo meneka navuga ngo agarahagarare nandi kuri nagamenya niwe ubivuga cyane wowe ni njyewe ubanza kubivuga sawa wabonye ako ni agakoresho bakitwa gute ndahita mwigara ukuntu wavutsira nk'uruhinja kandi usanga ari byo dore nta kintu kirimo iyi bayita rozwari maci ndo mu gatega kwa karosi ndi kumwe n'abagaraferi meneka gahagarara mani ubwo uranyishe ngo iki yashizemo mbwira nyine ko yashize cyarimo none atubonye bene kowe atu ngwino hano ufata ku mupira akira fata no ku mupira ngo yabwire amazi meneka hagarara my friend ngo yabwire wandekuye amazi meneka ziragana amazi aracyari maji ya kanini ni iyihe tonde kaje agakino karahari ni uruhinja nkakugara ukuntu wavutse nkahita ndira nk'injangwe ariko bukamwe mabwire mwagiye mwishima ko ibyishimo bihenda ugiye kudukorera akaye kandi rero sasa kabe mwereka itonde imikino ndayifite mbo twagiye niza iyo telefone nyigira umukoba n'agakino mberekamo gato kagasita ibindi bikaza nyuma imeze gute na telefone imeze gute nyine byanyabyo kandi yongera ibenzima akirate byawe mbo twagiye umva ukuntu wavutse urira umva wabyumvishe umva noneho kura nk'agapusi umva sawa kaba gaciye ambo sawa hanyuma kandi kanyuma rero kugira ngo gusa aragira ngo bigende cyane aka ni agakomedi iyo ni komedi ngo banzane kanjye kaba agapipi kanjye ka kabiri hari ikindi sawa kanye twabonye maji twabonye ibintu nudushya penye hari ibyo wakoze ngira n'ubwoba icyambere turahera kuri ira ntebe zira ntebe wazifashe ni intebe ziremereye nanjye ubwanjye nziterushije utuboko ni hahandi usanga zananiye pe noneho wowe urabikora ugahita ushyira ku zuru hanyuma aka kabiriho wafashe amazi ukazaza uyategeka kugwa ndetse kumeneka cyangwa se ntameneke aka gatatu wakoze wafashe telefone ukazaza uyivuniramo irongera iba nzima aka kane wakoze nakayiharya ingofero ku zuru ikongera ukayitegeka hanyuma umusa ibyo bintu bikora ute cyangwa ukorana n'imbaraga zo hepfiriye oya ngewe nta mbaraga zo hasi kuzimu ngiye nkoresha imbaraga zo mu ijuru imana yamaye imbaraga ni ubwenge kandi imana yakuremye
uzagire neza ntuzagire nabi. none se umusa njye nta bwenge mfite. Urabufite ariko ubwenge bwawe ufite uzabugumane, ariko ntuzagire nabi, uzabukoreshe neza. Nzabukoresha neza, ariko se kubera iki cyagenda afashe ku mupira wawe amazi yawe akameneka navuga ngo narekuraho? Nimba ushaka kunyegera neza uzanyegere. Uwo mupira wawe harimo ibiki? Ibiki ntabwo wamenya ibyo ari byo. Ibiki birimo? Ni ibiki? Nta kintu kirimo. Urabona ari ikintu kirimo. Urambwiye ngo nzakwegere ngo nkubwire tuganiriza abantu. Kwigisha medite nawe umenye. Hanyuma gufata ku ipantaro se byo bishatse kuvuga? Kwifata ku ipantaro gutya se? Nuko ngende umusitari ngomba kwifata gutya. Iyo mfata ku ipantaro se amazi yari kumeneka? Nabyo niba afata no ku rukweto. Kuko wari kuri wowe mfasheho. Kubera iki wowe? Noneho nufata ku mutaka uramuta buretse gaduzana mu mazi. Yose yafata nabi. Sawa twagiye sokamo. Ariko akoresha imoso. Ibyo nibyo birahagije. Mazi yanjye meneka hagarara. Ngo fata ku mutaka. Nanjye kamfata. Ngo yabwire. Amazi meneka? Ngo yagiye. Ikira kumeneka? Ngo reka ndekure. Mazi meneka? Ngaho ahubwo wa mugabo uratubwiye ibintu. Ngaho ukorana n'ibikisi umusa? Nta kibazo, nkoreshwa n'Imana yo mwijuru yandemye. Ni iwanyu baba barwaye izi mbaraga se cyangwa? Oya, ibi ngibi imikino nge nayize nyikiri umwana ndayikurana. Ariko ikintu cya mbere buryo umuntu yakora ni ukubara n'abantu. Ubundi nimba ushaka kugira ngo umenye nta kibazo buriya nge nzakwereka nzakubwira. Ikindi kintu wakora kindi ni igiki gihambaye? Gihambaye ibintu nakora birarenze. Bimbwira ariko ntubikore. Simbikore. Ngizeme nkazimira, ngizeme nkazicira, nyamba umva ibyo nkora ni byinshi biri mu bwonko bwanjye. Wafata n'umukobwa ukamutereka iwawe nta kibazo? Nkamutereka iwanjye. Ayaho yangwe nwari umukobwa ku ngufu najya kwiteretera nkamujyana iwanjye. Wanyitwariye se? Wowe wansinda mu nzu. Wowe wansinda mu nzu. Kubera iki? Ungana gutyo. Aya. Kubera iki? Ndi mukuru cyane. Wankunze. Ariko reka nkubwire. Sayize twagiye. Oya. Nubwo nzabanza mbitekereze. Igisubizo nyuma. Nzagwa igisubizo nyuma nkubwira ati sawa twagiye. Kaye ntabwo uzanyanga kuko wankunze. Hanyuma rero kubera yuko abantu bashobora kwibaza b'abanyarwanda bakavuga ati iyo bonye mukora ibyo bintu, bamwe batekereza ko ari imbaraga zepfiriya mukoresha, bamwe bagakoresha bakumva ko mukoresha imbaraga nyine z'amarozi kabyite gutyo. Ese aba bantu babwira iki? Cyangwa ku bantu batabizi gerageza ubasobanurire. Abo bantu ngiye kamasobanurire buri muntu nibyo twavuze kanye umwana wa Samusa yavukanye isunzu. Buri muntu agira ubwenge bwiwe bushobora kuba bwamubeshaho. Umurozi araroga akavura abantu. Umurozi bamwita ngo ni umurozi kandi ngo ni n'umuvuzi wa gihanga. Yakuvura ngo ejo ngo yishe umuntu. Ibi ngibi nibyo kubeshya. Abarozi baravura kandi umurozi ajya kukuroga yakubonye. Urumva ariko ibi ngibi nta burozi burimo, nta kintu, nta bupfumu burimo. Ni ibintu ngiye nize ngewe nabyigishijwe n'abazungu b'abashinwa kwa Karirosi babinshyiramo ndabimenya. Ubusanzwe ufite abana bangahe? Ufite abana bangahe? Abana ni benshi cyane. Wababyeyi hanze se cyangwa harabufite mu Rwanda? Mfite abana 8. Urabana se nka papa wabo? Nagiye nyanyagiza gusa. Wanyanyagije gute umusa? Nyine are nkarongora. Ubundi nkabyara. Ubana n'umugore mu nzu? Hanyuma muri abo bana se ninde uzaraga uwo murimo wawe? Hari ukuntu umubyeyi aba afite umurimo? Nzaraga n'umuhungu arahari. Aba yatabyemeye se? Yazabyemera, yarameditse afite n'ubwenge. Nta mu bahungu se wawe nta numwe ujye ubigerageza kuri ubu ngubu? Umwe se, babiri se, batatu se. Nta muntu numwe se ugeze ugerageza gukoraho maji kugira ngo nyine umubya akora ari maji ngende umusportifu. Ni mu bintu bya kangufu.
nkuko nakwiga ku ngufu ntabwo uyijya ubona ku ngufu ntabwo ujya ubona bayiga mu bintu byo guterura cyangwa n'abantu baterura ariteri ibyo byose biri mu abagore 8 se nta n'umwe ugize ufata ku ngufu ngo abagore 8 nta n'umwe ugize ufata njyewe reka nawe rwose namuronguraga nitonze tukabyarana agacaho nanjye nkacaho. hanyuma rero usoza agira icyubo tumubwira abantu bagukurikiye abafana bawe Mana rego uba ufite abafana use nk'umuntu nkawe ukora biriya bintu ngiye wananyumije buriya nshobora no nkasanga turi kumwe. oya umva turi kumwe n'ubundi ntabwo turi kumwe gusa vuga ati ahubwo uzagira amahirwe twongeye duhure nk'uko duhuriye aha ngaha twongeye dukora akantu ibintu biryoshye. nta muntu n'umwe wari wabona ngo akore nyine ibikurenze. oya reka mu Rwanda ni nanjye wa mbere umuntu ufite impano zanjye. tubwira kandi gashya ukora ku buryo abantu bahita bamara atari kurya inzembe kuko kurya inzembe ziko nanjye Imana nabikora nanjye nabikora. Ibyo biba bihagije kuko kumedita nuko nguko nkomeje ubwonko bwayaga kandi hamwe natekerezaga bigacika ngo wanavura nako wazura n'abapfuye. ntabwo ndi umuvuzi uzura abantu oya ngende umusportif bateye imva nibyo ngibyo mama mbwira ati ibindi bisigaye. wakoze kubana natwe nishimiye ko nanjye twahuye. uribuka izina ryanjye Musa nahita numirwa ni Oliva n'indaba nitwa Ange Ange Musa Ange musitari wanjye nemera.